byacu bya Viza TV Rwanda aho muri hose mu nce zitandukanye mu bihugu bitandukanye yaba mu mirenge itandukanye mbifurije ikaze ndetse kandi namwe mwese mukunda kuduha ibitekerezo muciye kuri comment abaduhamagara rwose turabishimiye kandi tubifurije ibihe byiza. Iyi minsi rero ni ibintu bikomeje kuba byaba amayobera, ni ibintu bikomeje kuba byaba agateranzamba. Abenshi bavuye mu byabo, abandi barimo barahunga, abandi bari kwibaza bati se ni ibiki biri kuba hano muri iki gihugu cyacu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko uri Los Angeles. Ese ni ukubera iki iyi nkongi y'umuriro yaziye Amerika? Abandi bati ni imperuka z'isi niko bakunda kuba bafite imyemerere bavuga, abandi bati reka ni icyatumye biba, bati hariya hantu n'ubundi ni mu nsengero zitandukanye zikorera Sekibi, n'ibintu hanze baba bavuga ariko ntagabye ngo ibyo tuba tugamije kuko n'ubundi nta gihamya gituma na gihamya kigaragaza ko ibyo bintu aricyo cyabiteye. Gusa ubundi inkongi y'umuriro ibaho kubera yuko runaka habayo siriko cyangwa se kwangiza kw'insinga zitwara amashanyarazi, cyangwa se habayeho ubushyuhe runaka, habayeho kuba umuntu ashobora kuba yakora igiproducinga umuriro bityo bikaba byatera inkongi. Akantu gato wakora gashoboka gatuma inkongi y'umuriro iba. Rero bikomeje kuba amayobera ku cyateye inkongi zibasiye Los Angeles. Nitwa Eric Nshimimana, naho iyi ni Viza TV Rwanda muri kumwe, ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga turi ku Viza TV Rwanda. Byaranze isi, amateka y'isi, ubuzima bw'isi, ibiri ku isi ndetse n'ibyamamare muri politike byose tuzabiguha. Weho nubimenya uzamenye ko byose bijyanye na technology. Komeza udutega amatwi umva akantu kandi umunota ku munota, isogonda ku isogonda wumve kandi umenye nkuhaye ikaze mu muryango mugari wa Viza TV Rwanda. Wowe kandi wifuza kuba wakifatanya natwe kwamamaza ndetse no kwatira inkunga ibiganiro bya Viza TV Rwanda, uhawe ikaze. Nomero iri kuri iyo video wayikoresha 078 883 wadana igitekerezo ushaka no kuduha amakuru atandukanye hirya no hino aho waba uri ndetse no mu zindi ntara zitandukanye. Ibice rero bitandukanye by'umujyi wa Los Angeles uherereye muri leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje kwibasirwa n'inkongi y'umuriro kuva tariki ya 7 kugeza n'uyu munsi ku tariki ya 13 Mutarama 2025. Hamaze rero gupfa abantu benshi cyane, abandi barenga ibihumbi hafi 180 barahunze bava mu byabo, ibintu birahatikirira, imihanda, amazu, amashuri n'ibintu bitandukanye bikomeza ibikorwa remezo bikomeza kuba byagenda bihatikirira muri iyi nkongi y'umuriro. Icyamenyekana rero nuko izi nkongi zanyegejwe n'ibyatsi byumishijwe n'izuba ryinshi cyane, ndetse kandi n'umuyaga wari ufite umuvuduko w'ibirometero bigera kuri 130 ku isaha, wahawe kandi izina rya Santa na, ariko impamvu igashidikanywaho ziteye ntabwo iramenyekana kuko benshi baracyavuga amakuru y'abatandukanye bitangazamakuru za Al Jazeera, bitangazamakuru nka Indian News, za BBC News n'ibitandukanye, buri wese bivuga impamvu zitandukanye biri kubera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'igihanganye. Izi nkongi rero ziri mu byiciro bigera kuri 2 birimo iyafashe imisozi ya Santa Monica yangiza ibiri ku buso bwa hegitari 8,327 n'izindi kandi n'indi yatangiriye mu misozi yegereye Pasadena, hombi ni mu majyepfo ya California. Iyi kandi ya kabiri yo imaze kwangiza hegitari zigeze ku bihumbi bisaga 5,540. urumva ko ari ahantu hanini cyane. Byaketswe ko handi hari abantu bashobora kuba bateye izi nkongi, ndetse kandi hari abamaze gutabwa muri yombi, harimo umukecuru w'imyaka agera kuri 30 y'amavuko witwa Gloria Rini Mandich, ariko abashinzwe iperereza bagaragaza ko hakaba hakiri kare kwemeza impamvu nyakuri yazo. John Rentin
washinze ikigo cya Scientific Fire Analysis gifite icyiciro muri leta ya Florida yagaragaje ko kugira ngo hamenyekane icyateje iyi nkongi bisaba gushaka amakuru aho zatangiriye, ni ukuvuga muri Pacifique Palisades na Etano, aho hantu wenda izi nkongi z'umuriro zagiye zihera, bityo nibwo bashobora kuvuga ngo byibura inkongi y'umuriro yaba ituruka ku uyu n'uyu cyangwa se yaba yaratewe n'ibi. Yagize ati uyu wari umuriro muto cyane, abantu bazi bande ku hantu umuriro waturutse bamenye aho waturutse maze bashakishe impamvu y'uyu muriro. Ubusanzwe rero inkuba zikunze guteza inkongi nk'izi muri Los Angeles, ariko abakora iperereza bagaragaje koko kuri iyi nshuro atari zo zaziteye, kuko mu gihe basiraga ibice byo muri Pacifique Palisades nka Santa Monica cyangwa se Pasadena muri Etano, ntago kuba zarakubise wenda zivuga ngo izi nkuba zakubise zatumye uyu muriro ubaho, cyangwa se ngo inkuba zashwanyaguzi amapoto, amapiloni, cyangwa se zakubise mu mazu, wenda amazu aproduce umuriro, bityo iyi nkongi y'umuriro ikaba ikomeje kwangiza abantu benshi, ubuzima bwabo bukatikirira, ibikorwa remezo nabyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho bikaba byagenda. Ikindi kandi gikunze guteza inkongi muri uyu mujyi n'umuriro uba wacanwe n'abaturage, gukoranaho kw'insinga z'amashanyarazi cyangwa se ishashi iturikizwa muri ibirori bitandukanye. Abashinzwe kandi iperereza bagaragaza ko mu bihe by'izuba nk'ibyo barimo biba byoroshye ko mu gihe wafata ibyatsi byaho ushobora gukwirakwira byihuse bikaba byakegera no muri uyu mujyi, bityo uyu mujyi nawe ukaba wafata. Ikigo rero CSCE cyangwa se Southern California Air Zone gishinzwe serivisi z'umuriro w'amashanyarazi mu majyepfo ya California cyatangaje ko mu masaha agera kuri 10 ari kugeza igihe inkongi zatangiriye nta makuru cyakiriye yo gukoranaho kw'insinga cyangwa se ibindi bibazo bifitanye isano. Urumva buri wese aratanga ubushakashatsi bwe, buri wese akavuga ibye, ariko nta kihamya kigaragaza uburyo ki iyi nkongi yaba ari gufata indi ntera. Cyagize kiti kandi ubusesenguzi bw'ibanze bwakozwe na CSE ku miyoboro y'amashanyarazi inyura muri iki gice mu masaha agera kuri 12 mbere y'uko umuriro utangira kugaragara, cyangwa se bugaragaza ko nta kibazo cyabaye mu muriro w'amashanyarazi muri rusange. Inyubako kandi nyinshi muri Los Angeles zarahiye, by'umwihariko zubakishije imbaho bitewe n'ukuntu uyu mujyi uba wubatse. Akenshi usanga umujyi iyo wubatse umuntu ajya kubaka inzu ugasanga wenda hanze arakoroteye n'ibikuta, ariko imbere agakoresha wenda imbaho, hejuru mu gusakara yakoresheje imbaho, then even wenda urumva n'ibitanda kenshi bikozwe mu mbaho. So urumva ikintu gifashwe n'umuriro gikozwe mu mbaho biri easy cyangwa se byoroshye kuba byibura inkongi yafata uyu muriro. Rero ibiro ntaramakuru Associated Press abanyamerika byasobanuye ko mu gihe inkongi iri gucogora abaturage batangiye gusubira mu byabo, mu matongo yabo, ariko n'ubu ngubu n'akanya tuvugana iyi nkongi y'umuriro iracyakomeje, aho byinshi bikomeje kuba byatuma benshi bibaza bati se uyu muriro ni iki, abandi bati reka ni iminsi ya nyuma, ariko ibyo ntabwo biri scientifique, nta kigaragaza uburyo ki iyo nkongi y'umuriro ariyo yaba yateye ibyo ngibyo. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi nibizativirwa nawe, komeza udufashe kuri subscribe ukoresha kubiganira tugezaho, nta yindi nkuza naho butaha.